Burya kutamenya niyo ndwara ikomeye kurusha izindi ku buzima bw'umuntu. Kubaho nta makuru ku kintu runaka bigira ingaruka zikomeye ku buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi umuntu ashobora kuba afite uburwayi runaka nyamara we adasobanukiwe ko abufite, ndetse akabana n'inshuti ze imyaka myinshi nazo ntizimenye ko ubwo burwayi abufite. Uko kubura amakuru ku ndwara nibyo bituma itavurwa, igakura, ikagira ingaruka ku mibiri yacu, ndetse rimwe na rimwe bishobora gushyira ku rupfu. Uyu munsi twabateguriye imwe mu ndwara abantu badakunze kumenya, ndetse usanga nta makuru na make bayifiteho. Turifuza ko muyimenya ndetse mukamenya n'uburyo ishobora gukurikiranwa cyangwa se kuvurwa. Trouble bipolaire niyo ndwara tugiye kuganiraho uyu munsi. Kora subscribe kuri channel yitwa Pierre Ndayizeye kugira ngo ujye ubasha gukurikira ibiganiro byanjye. Ni mu kiganiro Tembera Isi, nge ukibagezaho ndi Pierre Ndayizeye. Mbahaye ikaze. Trouble bipolaire cyangwa se bipolar disorder mu rurimi rw'icyongereza ni indwara yibasira ubwonko. Iri zina rigizwe n'urujyano rw'amagambo abiri, trouble cyangwa se disorder, bisobanuye kuvangirwa mu mitekerereze, kubura umurongo, cyangwa se kuba ibintu bitari ku murongo mu buryo bwiza. Kugira ngo tubyumve neza, reka twifashishe urugero. Iyo umuntu apanga ibikorwa bigomba gukorwa, nyamara icyari kubanza ugasanga cyaje inyuma, icyagakwiye gukorwa nyuma kigakorwa hagati, noneho ikigenewe gukorwa hagati hakurikijwe uko ibikorwa bipanze ugasanga nicyo cyabanje, mbese bikozwe mu kajagari, cyangwa se ugasanga ibintu mu nzu ntibiri ku murongo, ibyo abenshi bakunze kwita kuba ujugunyanze cyangwa se kuvangirwa mu mutwe, nibyo twita trouble cyangwa se disorder. Ijambo rya kabiri ni bipolaire cyangwa se bipolar, bisobanuye urujyano rw'ibintu bibiri bikorewe cyangwa bibereye igihe kimwe. Nubwo nta nyito yihariye y'iyi ndwara dufite mu rurimi rw'ikinyarwanda, trouble bipolaire yasobanurwa nk'indwara ibaho mu gihe habayeho kugira amarangamutima akabije, yaba agahinda gakabije ndetse n'ibyishimo bikabije. Hambere mu mateka aho iyi ndwara yavuzweho ni ahagana mu mwaka wa 460 kugeza 370 mbere y'ivuka rya Yesu, aho umunyabugenge w'umugiriki Hippocrate, ndetse ufatwa nk'intangiriro y'ubuvuzi cyangwa se father of medicine, niwe bwa mbere yagerageje gusobanura ndetse agira ibyo yandika kuri ibi byiyumviro cyangwa se amarangamutima y'uburyo bibiri, ariyo kugira agahinda gakabije ukiyumva uri ku rwego rwo hasi cyane, aribyo byitwa depression, ndetse no kumva ufite imbaraga n'ibyishimo bidasanzwe, aribyo byitwa mania. Hippocrate yasobanuye kugira uburakari bukabije nka melancholia. Melancholia igizwe n'amagambo abiri ariyo melas bisobanuye black ndetse na chole bisobanuye bile, byombi bikabyara black bile. Ku rundi ruhande, mania itekerezwa ko yaba iterwa na yellow bile yabaye nyinshi mu mubiri. Yellow bile ni umusemburo usohorwa na liver, ari wo mwijima, ukagira umumaro wo gufasha umubiri w'umuntu mu igogora ry'ibiryo. Undi munyabugenge wavuze kuri iyi ndwara ni Areteus wa Cappadocia, wabayeho mu kinyejana cya mbere, akaba ari nawe wa mbere wagaragaje ko melancholia ndetse na mania byombi birebana n'ikibazo cyo mu bwonko. Muri edisiyo ya gatatu ya DSM yasohoye mu 1980 nibwo bwa mbere trouble bipolaire yasobanuweho, hanagaragazwa ibimenyetso ngenderwaho ndetse n'itandukaniro riri hagati yayo na depression. Umufaransa w'umusaykiatrist Jean-Pierre Fallert mu gitabo cye yasohoye mu mwaka w'1851 asobanura icyo yise la folie circulaire cyangwa se circular insanity, yagaragajemo imimerere y'abantu bahuye n'agahinda gakabije cyangwa se ibyishimo bidasanzwe, bikaba bivugwa ko ari nawe wa mbere wanditse ndetse akanasobanura neza mu ngingo zifatitse iby'iyi ndwara ya trouble bipolaire. Muri make nibwo iyi ndwara yavumbuwe. Kuri uyu munsi trouble bipolaire cyangwa se bipolar disorder igabanyijemo ibice bine nk'uko APA, American Psychiatric Association, yabigaragaje.
Ibyo byiciro ni ibi bikurikira: bipolar ya mbere, bipolar ya kabiri, psychorhythmic disorder ndetse na bipolar disorder itewe n'ubundi buvuzi cyangwa se substance disorder. Nyina w'umuntu Jeannette ni impuguke mu birebana n'ubuvuzi bwo mu mutwe, akorera ku kigo nderabuzima cya Rwanonde mu karere ka Kirehe. Mu kiganiro twagiranye yadusobanuriye byinshi kuri iyi ndwara, ibiyitera ndetse n'ibimenyetso biyiranga. Ndagusaba gukurikira neza iki kiganiro twagiranye kugira ngo usobanukirwe. Trouble bipolaire ni imwe mu burwayi bwo mu mutwe twakwita ko ari uburwayi bw'amarangamutima. Iyo tuvuze uburwayi bw'amarangamutima mu bijyanye no mu buzima bwo mu mutwe dusangamo amarangamutima ari ku rugero rwo hejuru, ari byo mubize mubaza ururimi rw'igifaransa ari byo twita mani. Icyo gihe umuntu aba afite amarangamutima ari ku rwego rwo hejuru. Tukabonamo amarangamutima arangwa n'agahinda, ariho dusangamo depresiyo. Muri make icyo twita trouble bipolaire ni uruhurirane rw'indwara ebyiri, ariko bikagenda nanone bitandukanira ku bimenyetso. Nuko biba bimeze. Hanyuma ni ibiki biranga umuntu ufite iyo ndwara? Ibimenyetso bishobora kumuranga ku buryo uwo ari we wese ashobora kumureba uyu muntu afite indwara ya trouble bipolaire. Iyo uyu muntu tuvuze ngo afite trouble bipolaire, uyu munsi nshobora kumwakira afite mani ariyo ya marangamutima ari hejuru cyane. Mu kindi gihe nongeye kumukenera cyangwa se bibaye ngombwa ko agaruka akaza afite agahinda gakabije, afite ibimenyetso by'agahinda. Icyo gihe rero nibwo tutangira kuvuga ngo uyu muntu afite trouble bipolaire. Ibimenyetso rero nabyo bizagenda bigaragara bitewe n'icyo yaje agaragaza imbere ya muganga. Muri ibyo bimenyetso rero reka wenda mpere ku bijyanye na ya marangamutima ari ku rwego rwo hejuru, ku rugero rwo hejuru ariho twita mani. Icyo gihe umurwayi azaba afite ibimenyetso bikurikira. Ni wa murwayi usanga ahora ashaka gukora cyane, muri we harimo imishinga idashira, afite uruhurirane rw'ibintu byinshi ashaka kugeraho kandi ubona ari mu gihe gito. Abamubona harimo batabasha kumenya ko ari n'uburwayi, ahubwo ugasanga bavuga bati ahubwo uno muntu akora cyane kandi ahubwo ubwo yaba yaratangiye kurwara. Undi muntu muzima yakagombye gukora kandi akanaruhuka. Burya n'imishinga myinshi imwe ntubashe no kuyigeraho, ukongera ugatekereza indi mu gihe utangiye kugira ngo ugire kimwe ubasha gukora kive mu nzu, ahubwo ukaba wazanye n'ibindi. Burya ntabwo biba bimeze neza. Byaba bihuriye he ubwo ngubwo ni no kugira hari umuntu ushobora gusanga uyu munsi wenda yari afite umushinga akavuga ati numva nifuza gukora iki, ariko rimwe na rimwe akabura igishoro cyo gukora, hanyuma yabona atabonye igishoro ngo ahita abishyira mu bikorwa muri ako kanya, ejo akaba yatekereza ikindi kintu nanone ashobora gukora, ugasanga nanone cyahindutse ntabwo cya kindi. Nayo ishobora kuba uri kumaza ahantu bishaka kuba bitandukanye. Ni ukuvuga ngo wa muntu wacu w'umurwayi urimo kurangwa n'icyo twita hyperactivité cyangwa se gushaka gukora ibyo bintu n'inkoze mvuga by'imishinga myinshi, ubu nonaha aragufatira impapuro atangire kumva yakora iki. Mu gihe atangiye gushakisha cyangwa se no kumutekereza aho azakura amafaranga, aba yongeye atekereje ikindi. Ni ukuvuga ngo mu mutwe we haba hajagarayemo ibyo gushaka kugeraho no gukora icyarimwe kandi bitari bukundi. Icyo gihe rero nibwo dutangira kuvuga ko afite ikibazo, ariko ubwo ntabwo nari mbivuze byose, nari ngikomeza. Icyo ni kimwe mu bimenyetso nari ntangiye mvuga kuri wa muntu w'amarangamutima ari ku rugero rwo hejuru. Ubwo ntabwo asinzira, uwo muntu ntabwo abona ibitotsi, uwo muntu avuga ubutaruhuka, akavuga ibyo nabyo biri mu bimuranga. Aba ashaka ko abantu bose bita ku byo akora, ku byo avuga, akabya mu myambarire. Akenshi ugasanga abantu baravuga ngo ni umwibone. Iyo anyuze ahantu mu isantere, umva iyo umubonye ntushobora no kurabuka ko arwaye. Ni wa muntu wimakiya ku badamu, ni wa muntu uba ushyiraho amaherena ariko sinakubwira, umusatsi aba yawuryoheje. Muri make ntabwo aba bantu bakunda no kugira umwanda. Hanyuma rero abashaka ko abantu bose bamubona. Ku bagabo rero, aho ubwo nari ndi kuguha urugero ku bagore kuri bimwe bibaranga, ambara karuvati akajya
mu isantere afite hari n'igihe aba afite na ajenda cyangwa se registre, afite ikaramu yayikwikiye kuri kositime yo ku ikote, mbese umubonye akavuga ati dore uyu muntu ukomeye cyane hano. N'ibyo rero bimuranga, ariko ndacyanakomeza. Ikindi kintu kimuranga cyane ni ibitekerezo bituma yumva ari hejuru y'abandi kandi ko afite ububasha budasanzwe, akakubwira ko ari umupadiri runaka wenda w'irunaka azi, mbese yiyitirira ibintu bidasanzwe, aba yumva ari ikirangirire. We muri we ibyo avuga aba ari ikirangirire, kandi agashaka kubyerekana no mu bikorwa. Aho rero abantu kugira ngo bazafindure ko arwaye mu mutwe, kereka muganga wenyine, abantu babana nawe kugira ngo bazafindure ko bitameze neza biratinda. Abo bantu kugira ngo muri sosiyete bigaragare ko barwaye biba ari ibintu bigoranye, ariko iyo yegereye muganga agafatanya na famiye ye, uwo muntu barushaho kugenda babereka ko afite ikibazo, nawe ubwe bakagenda bamusobanurira gake gake. Buriya uburwayi bwo mu mutwe ntabwo ari ibintu bivurirwaho ako ka mwanya, ni ibintu bigenda gake gake, kuko nabyo ubwo burwayi bujya kuza gake gake, hanyuma rero ubwo agafashwa, uwo muntu arakira. Hanyuma tukiri wenda nko kuri icyo ngicyo cyo kwigaragaza nk'ufite isungwe cyangwa ukomeye kuruta abandi, hari icyo abantu bakunda kwita ubwibone cyangwa kwirarira, cyane cyane reka tuvuge wenda nko ku basore, aho ushobora gusanga umusore abonye umukobwa aciyeho hariya, yamubona anyuzeho hariya kugira ngo amwemeze, agahita wenda yifatisha telefone agahamagara ati muraho neza, mbese rwa ruganda rwanjye ruri gukora neza, cyangwa ati umva uwo muntu nimunyohereza ayo mafaranga wenda izo miliyoni zingahe umukorera nta nayo nta gihari, byaba bihuye n'iyo ndwara buriya. Biragoye kugira ngo wenda umuntu ahita avuga ngo umuntu umeze gutyo ushaka kwiyemera ku mpumyi cyangwa se ku undi muntu runaka gutyo ko twavuga ko ari uburwayi. Hari n'icyo twita wenda kamere muntu sinzi, ariko iki cyari kimwe mu biranga uriya muntu, ariko ntabwo twahera ku kimenyetso kimwe tuvuga ubu burwayi, tuzafata ibimenyetso byinshi tubihuze, ariko iki ngiki abenshi barakigira. Ubwo rero bishatse kuvuga ntabwo bivuze ko uwo muntu twahita tuvuga ngo ararwaye. Aho biba na ngombwa erega burya iyo icyo kimenyetso gifite ameza atyo turamwegera, cyangwa se bakamutuzanira nk'uko, tukabihuza n'ibindi bimenyetso tumubonana, tukabona kuvuga ko afite ubu burwayi. Ntabwo wagendera ku kintu kimwe ngo wemeze ko umuntu afite ikibazo. Buriya nk'ibintu binyamukuru byaba bitera iyo ndwara ni nk'ibihe buriya, byaba bikomoka ku ki muri rusange? Ibintu bishobora gutera ubu burwayi, ubundi uburwayi bwo mu mutwe bitangira gake, bishobora no kuba warabuze akazi wari ugafite, ushobora kuba warigeze gutunga amafaranga ukayabura, ushobora kuba warahuye n'ikibazo cyo kuva mu ishuri, waratandukanye n'umugabo. Ni ibintu byinshi, ibibazo bibaho mu buzima bwinshi bishobora gutuma mu bwenge bwawe hagira mu mitekerereze ibintu bihinduka bikivanga. Kuba warakuriye mu muryango ukennye ni uburwayi nk'ubundi, ni uburwayi nk'ubundi bwo mu mutwe, nabwo nyine bufite ibintu bibutera nk'ibyo byose nkubwiye. Ese urabona mu Rwanda habayemo jenoside, nayo ishobora kuba ibyo bibazo bya jenoside yarateye guhungabana. Noneho muri kwa kubana n'ibikomere hakagira ibintu mu buzima bwawe bigenda bitandukanye, bigenda bitameze neza, uko ugenda ukomeza kubaho muri bwa buzima muri sosiyete, bikangiza rero imitekerereze ya muntu. Inama rero waho umuntu ufite aya marangamutima ameze gutya, iyo umuntu yumvise nk'ibi akumva bimukoraho, niyo mpamvu duhari nk'abantu bashinzwe ubuzima bwo mu mutwe, twegerejwe abaturage, turi mu bigo nderabuzima, ku mahopitari ndetse no kuzamuka hose abaganga barahari. Egera muganga umubwira utari ko burya ngera ku buriri nkarara ntasinziriye, cyangwa se ngerageza gupanga ibintu byinshi nkabona byose ntacyo ngeraho, kandi
mbese ukamubwira byose agora gufasha. Turabajyanama abo bantu iyo tubabonye ari mugenzi we wamwumvise akabona ntibimeze neza, kumva ntamubona uko byagakwiriye, haba muri ya myambarire nahoze nkubwira akabona birenze uko umuntu yakagombye kuba ameze, akamuzana kwa muganga, tumugira inama tukamufasha mu guhinduka mu mitekerereze ndetse no mu migirire, byose umuntu arahinduka iyo afashijwe na muganga. Depression rero yo urumva bizaba bitandukanye, wa undi we yari afite kuba ibye byose ari ibintu kwishima cyane, ari nabyo ntago nari nabivuze, no kwishima cyane nabyo bizamo kuri wa muntu ufite mani, ntabwo arakara we. Ni gake tuzabona uriya muntu arakaye agenda yisekera aririmba ibintu nk'ibyo. Buriya umuntu ukunda guseka cyane nawe aba afite ikibazo. Ntabwo tuzafata ikintu kimwe ngo tuvuge ngo ni uburwayi, kwa kwishima birenze igipimo tuzabihuza n'ibindi tuvuge ngo umuntu ararwaye. Nicyo muganga abereyeho. Ahubwo rero tuvuge ku bijyanye na ka gahinda ariyo depresiyo. Umurwayi ufite iyi ndwara arangwa na bimwe mu bimenyetso bikurikira, harimo nko kugira agahinda kenshi akiheba, akumva nta mpamvu yo kubaho. Imitekerereze ye yose irangwa no kubona ibintu byose ari bibi, kubona nta kiza imbere mu buzima bwe, ntabona impamvu yo kubaho. Cyane aba bantu bakunda gutinda ku bihe bibi banyuzemo, ntibatekereze na rimwe ku byiza bakoze cyangwa se bakorewe, cyangwa se agahora abona ibintu bidashoboka, biri ahora muri negative gusa, nta positive abona mu buzima bwe. Nta kiza nk'ibyo nyine nari mvuze, nta kiza abona yakoze cyangwa yakorewe. Ahora yumva ko ibihe bibi yanyuzemo ari byo bimukurikirana, cyangwa se akumva ari we wabiteye cyangwa wabigizemo uruhare. Agahinda rero ke k'uwo muntu gakunze kugaragara ku maso, aribyo twita imeri depresive. Wamubona ukabona ni umubihuraho, ni umuntu warakaye, icyo twita imeri depresive. Agahinda kagaragara mu maso, wamubona hari ugahita uvuga uti uriya muntu, akumva ko ntacyo amaze, ntacyo ashoboye, ko nta gaciro afite, ari hasi y'abantu bose. Abo bantu babaho muri sosiyete, gukora akabireka tujya sinkora, kuko yumva ko gukora kwe ntacyo bizamumarira. Kubura ibitotsi nabyo barabigira, ntasinzire, kandi agahorana umunaniro wa kenshi na kenshi. Ibiryo nta peti, agahora yumva bihiwe, aba yarabihiwe n'ubuzima, yaritereye icyizere, ibintu nk'ibyo. Akigunga cyangwa ntavuge, ibyo nabyo ni ibimenyetso bigaragaza umuntu ufite agahinda. Mbega umuntu udakunda gusabana n'abandi, akigunga. Ikindi tuzabona ko uwo muntu ufite agahinda ntabwo yiyitaho, kuko ntabwo abona impamvu yo kwiyitaho. Ibyo ngibyo byose abibona nk'ibintu bitamushimishije, ntashimishwa n'ibyakagombye kuba bishimishije. Niyo mpamvu uzabona uwo muntu atiyitaho, ntabwo yiyitaho. Ubwo rero urumva ko aka gahinda gakabije gatandukanye na bya byishimo bidasanzwe, cyangwa se amarangamutima ari ku rugero rwo hejuru twabonye nyine, ubwo ni kimwe. Aka gahinda rero urumva ko gafite nabyo ibimenyetso byako. Trouble bipolaire rero umuntu azaza none afite ibi bituvuze by'agahinda, nitumuha randevu twongere kumubona yagarutse afite bya byishimo bidasanzwe nyine, ya marangamutima ari ku rugero rwo hejuru, cyangwa se byose abifite. Ubwo rero ahangaha niho muganga akazi ke kaba kari nyine, kagatangira akamufasha nyine akurikije uko ari kumubona. Wenda tuvuze nko kuri iyo depression, ibyo bimenyetso biyiranga umuntu ashobora kubigira ari byose, byanze bikunze biba bigomba kugaragara byose, cyangwa ibanze bikunze kukubaho cyane. Ibyibanze ku muntu ufite agahinda gakabije ni kwa kugaragara mu maso nk'umuntu ufite agahinda, wari umubonye agahita abona ka gahinda kagaragara mu maso. Kwa kudasabana n'abandi, kwa kwigunga no kubura ibitotsi, ibyo bintu biri mu bimenyetso
no kutabona ibyiza ahubwo agahora abona ibibi. Ibyo biri mu bimenyetso uwo muntu ufite agahinda akunze kugira. Abantu benshi bafite agahinda ni gutya baba bameze. Ntabwo wababuraho ibyo nkubwiye. Hanyuma nk'ubujyanama buriya ubijyaniye rimwe yaba kuri depression ndetse n'iriya yo kugira amarangamutima yo ku rwego rwo hejuru, bwaba ari nk'ubuhe muri rusange kugira ngo abantu benshi muri sosiyete tubayemo nyarwanda bakunze kuvuga ko uburwayi bwo mu mutwe abenshi ntibarasobanukirwa, ubona hakeneye ubukangurambaga ku bijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe bwimbitse cyane. Abantu benshi rero usanga bavuga ko uburwayi bwo mu mutwe ni amarozi, ni amagini, ntibabufate ko ari indwara zivurwa zigakira, bakumva ko ari amarozi. Ariko ikintu cyo navuga ni uko abantu bagomba kumenya ubu burwayi ko buhari kandi ko buvurwa n'abaganga bahari, bya bindi bya ya mico yo kuvuga ngo bazajya guterekera abazimu babakiza ibyo bintu cyangwa iki, ahubwo bakumva ko bagomba kujya kwa muganga kandi bagahabwa ubutabazi bw'ibanze. Imiti irahari rwose duha abarwayi bagakira, ugasanga umuntu aravuwe arakira. Ntabwo nakubwira ngo umuntu azafata imiti nk'uko dufatiye malariya, igihe umuntu yagaragayeho na malariya ngo uyu munsi ejo akire. Nk'uko uburwayi bugenda buza mu muntu gake gake gake, ni nako n'imiti uko azagenda arushaho kubonana na muganga azagenda amuvura gake gake, ukabona umuntu arakize. Kandi burya rero mu buvuzi bwo mu mutwe ntabwo dukoresha imiti y'ibinini gusa, ari byo twita imiti, mbese imiti y'ibinini uri kubyumva, ahubwo dukoresha n'ibiganiro. Dukunze twebwe kuvuga busikoterapi. Yego na kanseringi yazamo igihe biri ngombwa, ariko twe tuvuga busikoterapi. Ni ubuvuzi bukoreshejwe ibiganiro. Biba byiza rero aba bantu iyo baganirijwe bagahabwa n'imiti, gukira birabanguka. Nubwo ntakubwira ngo n'ejo cyangwa n'ejo bundi, ariko umuntu aravurwa agakira iyo yitaweho na muganga ndetse n'umuryango muri rusange. Reka tubibutse ko mugikurikiye ikiganiro Tembera Isi mugezweho na Pierre Ndayizeye. Bitewe n'uko nta wari usobanukiwe iby'iyi ndwara ndetse abantu benshi ikaba yarabagizeho ingaruka, hashyizweho gahunda yo kuyirwanya. Nta bundi buryo yagombaga kurwanywamo uretse gutanga amakuru kuri iyi ndwara ndetse igasobanurirwa abatuye isi. Tujya twumva abantu benshi bajya biyahura cyangwa se bagerageza kwiyahura. Burya akenshi baba barwaye iyi ndwara. Umuntu wiyahura nawe aba afite guhungabana mu mutwe cyangwa se kutabasha kwakira ibintu ku bwa ya marangamutima adasanzwe, akumva ubwe ariyanze. Mu gutuma abantu bamenya iby'iyi ndwara ndetse no guhangana n'ingaruka zayo, hashyizweho umunsi mpuzamahanga ku isi wahariwe kwibuka no gusangira amakuru kuri iyi ndwara. Itariki ya 30 Werurwe buri mwaka hizihizwa uyu munsi. Intego y'uyu munsi mukuru ni ugutuma isi imenya ndetse igasobanukirwa indwara ya trouble bipolaire, ibimenyetso byayo, ingaruka zayo ndetse n'uburyo ishobora kuvurwa no kwirindwa. Nyuma y'amakuru y'ingenzi umaze kumva kuri iyi ndwara, byashoboka ko waba ufite inshuti yawe cyangwa se umunyamuryango utekereje ukumva ko ashobora kuba arwaye iyi ndwara hagendeye ku bimenyetso byatanzwe. Hari icyo ushobora kumufasha agakira ndetse akagira ubuzima bwiza abikesheje inshuti ye cyangwa se umunyamuryango we. Kwita ku muntu urwaye iyi ndwara bisa n'ibikomeye cyane ndetse biragoye rwose. Yaba umukunzi wawe cyangwa uwo mwashakanye, umwana wawe, umubyeyi wawe cyangwa se inshuti yawe bafite iki kibazo, kuko nitesha mutwe ku muntu wese igezeho. Biragoye kuko ushaka gufasha ndetse no kugirira impuhwe uyu muntu, kuko ubizi neza ko ufite ubu burwayi atari ikosa rye, ariko imyitwarire ye ishobora kukugiraho ingaruka kuko nawe ukeneye kwiyitaho.
nubwo bitoroshye ndetse nta gisubizo cyoroshye gihari, dore uburyo ushobora gufasha umuntu ufite iki kibazo. Inama ya mbere, mukangurire kujya kwa muganga. Mujyane kwa muganga yitabweho n'inzobere. Reka tubibutse ko mugikurikiye ikiganiro Tembera Isi. Nge ukibagezaho ndi Pierre Ndayizeye. Dore uburyo ushobora gufasha umuntu ufite iyi ndwara ndetse agakira rwose, akongera kuba umuntu muzima ufite ubuzima bwiza. Ikintu cya mbere ukwiye gukora, mwumve. Icya mbere wakora ni ugutega amatwi iyi nshuti yawe ndetse ukita ku byo ikubwira. Wikiyumvisha ko wumva neza ibyo ari gucamo. Wikirengagiza amarangamutima n'ibyiyumviro bye ngo nuko ari bimwe mu bimenyetso by'ubu burwayi, kuko nubwo arwaye ashobora no kugira ingingo cyangwa se impamvu zumvikana ku kintu runaka, kandi ukomeze kumugira inama yo gufata imiti no gushaka ubujyanama na counseling. Icya kabiri ukwiye gukora, ita ku bimenyetso bye. Birashoboka ko yaba atabona ibimenyetso by'uburwayi bwe nk'uko bibona, ndetse akenshi ashobora no kubihakana ntiyemere ko afite ubu burwayi. Niba ubonye ibimenyetso bya mania cyangwa se depression, kora uko ushoboye abone ubufasha. Icya gatatu, mukorere ibintu runaka hamwe. Akenshi abantu bafite ubu burwayi bakunda kwihunza abandi. Tera umwete inshuti yawe cyangwa se umukunzi wawe maze akore ibimunezeza. Ushobora kumusaba gutemberana nawe ahantu runaka cyangwa gusangirira hamwe mwasohotse ahantu runaka. Niba ubimusabye akabyanga, wimuhatiriza, ahubwo mureke, hanyuma y'iminsi mike uzongere umutumire. Ikintu cya kane ukwiye gukora, panga gahunda. Aha ushobora gupangira ibihe bibi ndetse ukumvikana n'inshuti yawe ku cyakorwa igihe ibimenyetso bye bikomeje kuba bibi. Panga gahunda y'ubutabazi. Niba ari umukunzi wawe, mwembi mukaba muzi icyo mugomba gukora n'icyo buri umwe yiteze ku wundi, nta kabuza muzumva mutuje kandi muzanezezwa n'ahazaza. Icya gatanu, guma kuri gahunda y'umunsi. Niba ubana n'inshuti ifite ubu burwayi, mwibutse kubahiriza gahunda y'umunsi, harimo isaha yo kurya, kuryama ndetse n'ibindi. Ubushakashatsi bwagaragaje ko bifasha cyane kugira gahunda y'umunsi. Uyu muntu azakenera gukomeza gufata imiti ndetse n'ubujyanama cyangwa se counseling, ariko nanone niharebwe ibintu bishobora gukorwa buri munsi, harimo nk'imyitozo ngororamubiri ndetse n'indyo yuzuye kugira ngo bikomeze gufasha ubuzima bwe. Icya gatandatu, garagaza uruhande rwawe cyangwa se ibikwerekeyeho. Ni byiza kuganira mu gihe imyitwarire y'iyi nshuti yawe ikugiraho ingaruka. Wigira uwo urenganya cyangwa ngo utondeke amakosa ye, ahubwo ita ku buryo ibikorwa byabo bituma wiyumva n'ingaruka bikugiraho. Niba bigukomereye, ushobora gushaka ubundi buryo wabigaragaza mukabiganiraho muri kumwe na muganga cyangwa se umuterapiste. Ikindi udakwiye kwirengagiza ni ukwiyitaho ubwawe. Nk'uko inshuti yawe cyangwa se umukunzi wawe akeneye kwitabwaho, nawe urabikeneye. Ni ingenzi cyane ko ukomeza kugira ubuzima bwiza, yaba mu marangamutima ndetse n'imbaraga z'umubiri. Inama ya nyuma ku bantu barwaye ubu burwayi ni iyi: kora ibintu wishimira ndetse bikunezeza. Girana umushyikirano ndetse ube hafi y'inshuti zawe za hafi, yaba mu bikorwa, ibiganiro ndetse no gufashanya, kuko iyo mishyikirano isobanuye byinshi ku buzima. Ikindi, tekereza kuba wareba inzobere mu kugira inama, therapist, cyangwa se wiyunge na support group, abandi bantu muhuje iyi ndwara. Turabashimiye kuba mwabanye natwe. Tubararikiye gukora subscribe kuri channel yitwa Pierre Ndayizeye no kuzakurikira ikiganiro cy'ubutaha. Nge wabagezagaho iki kiganiro ndi Pierre Ndayizeye. Mugubwe neza.